ahubwo nibagiwe mwana ari umufana wa Ncete ngo nyare kuri stage y'amasenkani none nabyibagiwe nsubirayo manyare wenda mubwira mpe bitanga kandi rero wanyaye ku gikuta ntacyo nanyayeho mwana nukuri byari imikino yego kamera yarazimye nkomereza ko ariko ntacyo nanyayeho show y'umunsi yagenze neza yagenze neza ntari bikabisa kuri ngewe tu nakoze nimatatuye nta satani nimatatuye ariko uyu musesenguye tubyumvamo rwagihuta mwana wagikoko ngo ngwino cyagaze ngo nikiryana masamba we masamba ngo ngwino ba Bruce Melody nabuzukuru ba masamba kabisa ngo cyegere buhoro boro ngo nikiryana rewe ubona gifite ubwuzu ngubona gifite ubwuzu ubwo bwuzu icyo kintu ni igiki oya ngeyo nyibonye ngomba mbona ari akaga kabisa asante sana cyane Pirate igira hano imbere gato meze fresh imyambarire ni nk'abameya beguye kabisa weguye kubuhe buyobozi jewe se ubundi ntago uno munsi naje ndi Pirate naje ndi umudiplomate cyangwa original ndi umudiplomate uno munsi guturuka muri ambassade tugufatiranye sasa uvuye kuri stage y'uyu munsi yari meze gute stage y'uyu munsi ntibisanzwe nagowe n'ikibazo cy'amasaha twari benshi nagowe n'ikibazo cy'amasaha nifite ball nyinshi zo guperforminga ariko kubera ko twari dufite umushyitsi mukuru byari ngombwa ko tumuhereza umwanya kugira ngo performing show y'umunsi yagenze neza yagenze neza ntari bikabisa kuri ngewe tu nakoze nimatatuye nta satani nimatatuye ariko igiye kujya imbere hariya hantu stage ntabigutwara izimaraga kwiyumvisha yuko ugiye kujyayo imbere hariya ambo imbaraga maze kubifata nk'ibi ubundi akazi ntago kari mu kazi akazi kaba mu gutegura akazi imbaraga nyinshi nzishyira mu gutegura naho guperforminga nuko unyoroshye ntuzimyabuje nk'umira ubugari uvuye kunyoroshya wabaye ukuntu nimatatuye nubwo nari nsitaye kuri stage ako bisasi nasitaye gusa abafana baraseka ako na munyarwenya useba nyine nta hantu wikubisase nta hantu wagize ukuntu niki ahubwo nibagiwe mwana ari umufana wa Ncete ngo nyare kuri stage y'amasenkani none nabyibagiwe nsubirayo manyare wenda mubwira mpe bitanga kandi rero wanyaye ku gikuta ntacyo nanyayeho mwana nukuri byari imikino yego kamera yarazimye nkomereza ko ariko ntacyo nanyayeho ariko komede mwa rwose uri matatura koko none se ubu ngubu ko bavuze yuko wanyaye hari ahantu oya ntabwo nahanyaye pe oya bazagenda uzabivuga zaze ajye kuhinukira niyumva hingaye nsanze basanzwe bahanyara we basanzwe bahanyara ako ntabwo nahanyaye pe Pirate ukora urugendo uva i Musanze wisanga i Kigali by'umwihariko muri Genesis yagufashije iki muri Genesis yamfashije kumenyekana ima connexion no mwi minsi iri kumfasha kugera ku nzozi zanjye bwite nari nsanzwe mfite ntari kuzageraho nicyo ngicyo Genesis yamfashije ni gute wayisanzemo sasa mbona naraje ngerageza nk'abandi kubera taranari mfite mita boosting njya hejuru nuko nk'abandi bose baraza bakagerageza amahirwe harabo bidakunda harabo bisa bigiye kujya bafatishe nge naraje mbona birakunze Imana iramfashije byanga bikunda hari level best umaze kugeraho iyo momentum uyikipinga gute kugira ngo udatakaza umwihariko wawe nirinda kwirara nibyo maze kugeraho byose nkibuka ko nabikuye hano muri Gen Z nkategura cyane nkahatana nkakompeta nkagira ishyaka nibyo bimfasha gukomeza gukipinga nyine no reputation yanjye mfite hano muri Gen Z hari igihe ujya utegura blog ukumva nawe ubwo biragusekeje hari igihe dutegura ubwo tukumva buradusekeje niko ahantu ho ndimba ubu umwe mu bacuruzi ububwa ubwo buragutunga niba hari umubyeyi ufite umwana ufite ubu bwabuzane turi mu isi ya digital aho ububwa n'ubumara bwagutunga abantu bimbwa mu makaritsiye no mu midugudu yo hirya muzi ububwa bwagutunga yego nye sindi imbwa ariko nunze n'umugabo utunzwe n'ubu mu magambo make none uyu munsi none abantu bashobora kureba ububwa bwawe ariko akavuga ati se bura hari ikintu kirimo ni iyihe nama wamuhereza kugira ngo ambo uwo nguwo inama namuhereza nuko kuva nagera i Kigali nava mu rugo nyamaze kwongeraho ibiro 4 maze kwongeraho ibiro 4 nabaye inzobe nsigaye ndya gatatu ku munsi Pirate waboye narakutse nsigaye nari nusubu Pirate wande Pirate waboye ubwo yo mpamvu kizemo waboye
nuko Waboy ari kuzamuka neza nanjye Pirate nkaba ndi kuzamuka neza nuko nguko kabisa. Ya gahunda uracyayikomeje gutera abakobwa indaba? Gahunda se wapi nasanze atari ibyanjye. Ya wa mbere narayiteye yanga gufata mita mbishingukamo. Warayiteye koko indase mu nzozi danarayitikuye mu nzozi narayiteye cyangwa nawe uri inzovu urara muri Amerika buri joro. Nabajije inzovu ene buri joro mu nzozi zawe urota iki? Arambwira ati njye ntago nkiba mu Rwanda kuko mpora nirarira muri Amerika. Ngahora yirarira muri Amerika. Sha naba nawe arabishobora nigeze kubigerageza ngo ndare muri Amerika indege ipfira Uganda ndagaruka nababaye. Arabona babishobora bazi gupeza. Iyo ndege se base bari bayihagurukije. Narayihagurukije ipfira imbarara bitangaruka. Indirimbo yitwa indirimbo ya Masamba. Yitwa ngo iki? Banza umwitabe nta kibazo. Yitwa ngo iki? Yitwa Rwagihuta. Urayizi? Rwagihuta ndayumva. Ira ndirimbo z'ubusobanuro bwayo. Rwagihuta ni igikoko kinini. Ariko uyu musesenguye tubyumvamo Rwagihuta mwana wagikoko ngo ngwino cyagaze ngo nikiryana Masamba we Masamba ngo ngwino ba Bruce Melody nabuzukuru ba Masamba kabisa ngo cyegere buhoro boro ngo nikiryana rewe kirebye ubona gifite ubwuzu ngo ubona gifite ubwuzu ubwo bwuzu icyo kintu ni igiki? Oya ngeyo nyibonye bagomba mbona ari akaga kabisa. Mbona ari akaga Rwagihuta. Anyway twatangiye umwaka wa 2025 byanga bikunda buri muntu wese aba afite inzozi cyangwa se intego yifuza kugeraho. Uyu mwaka utangiye gute? Umwaka nawe utangiye neza nuko nawe utangiye neza ndacyari mu murongo ko nari ndi mu mwaka ushize ntago ndatarinye. Umwaka ingamba mfite nuko ngomba gukomeza nkazamura urwenya. Uno mwaka ugomba kuzarangira nkiri kuri top. Ikindi uno mwaka ugomba kurangira mfite indi mirimo nkora ku ruhande nzaba narankeshwa n'urwenya nyine mfite akandi kazi nyine ku ruhande. Yego nzaba nyiri umunyarwenya ko mfite n'ibindi bintu nkora ku ruhande. Nizo ntego zanjye muri uyu mwaka cyane. Uri umuntu ukora blague cyangwa se urwenya rusetsa abantu ariko nanone ukaba uri umuntu ukora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ubifatanya gute? Ambo blague comedy nakazi kanje ka buri munsi nakazi. Kuririmba ni umuhamagaro nuko pastor aba afite iduka ku cyumweru akajya kubwiriza nuko mbifata rwose. None umaze gusohora indirimbo zingahe? Ebyiri. Yitwa Abanyabwenge n'indi yitwa Inzira biri kuri YouTube channel yitwa Elizende mu rukundo. Elizende mu rukundo? Kubera icyo utabihuje ngo ukoresha izina ukoresha ibintu biri gospel ni ikintu kiri sacré gikwiriye kubahwa. Ntago nafata ibintu byo mu rwenyanirwa n'ububwa mporamo ngo njye kubizana muri gospel. Kandi nta no mu gospel w'umunyarwanda bose bakoresha amazina yabo bwite. Birumvikana umuntu uri mu rwenya ntago akora urwenya atateguye uricara ugategura kandi n'indirimbo still ntago bijye bikugora kubihuza ibyo bintu ko ari bibiri kuko byose ni ubuhanzi n'ubugeni. Ari uguhanga uricara ugatekereza ukandika ukagira gute no guhanga indirimbo ni ibintu tekereza akatinge ambo nuza Burage ni nzitekereza buri munsi none kubera ko ni managinga nta mafaranga ahoraho mba mfite iby'indirimbo mbitekereza iyo umuntu abonye amafaranga yo kujya muri studio nibwo mpita mbitekereza naho Burage yo ni buri munsi cyose cyanyuma kugira ngo tukure ukomeze gahunda zawe. Yego niki kintu wabwira abantu bakurikiye Wisdom TV bagukunda kandi ndetse bagukurikirana abantu bankunda bakomeze bankurikirane. Elizende mu rukundo niyo YouTube channel yanjye. Minister Pirate niyo Instagram yanjye. Bakomeze bankigikire nzakomeza kubahereza imiriro ndetse ni YouTube channel y'uyu muvandimwe Wisdom TV Rwanda mukande subscribe mushyigikira umuvandimwe ni Grafure adufasha. Blague yanyuma Blague se naziteye hari mwana mbabarira we mbabarira. Ladies and gentlemen, we're back. This is Wisdom TV Rwanda. Okelo, how have you been, man? I'm wonderful. I'm super excited to be here. The show has been wonderful. The turn-up has been great. So, yeah. Amazing performance. Amazing performance. How Kigali is treating you? Kigali is fine. Kigali is fine. Yeah. Let's back up. Okay, all right. Man, I just want to ask you this question. Yeah. Man, what keeps you encouraged when people leave
when audience leave, man, you just perform. The old people they left, but you No, I think also you should recognize that time was really late. It was late. Because I was meant to perform a bit. You go on earlier. stage on Yeah. late. But the beauty about comedy is you perform for the people that are there, and that's what I do. That's so amazing, man. When people are there to show you love and to support you, I had a lot of fun on stage. Yeah. So and I'm sure those Even the people, a few people who left, man, they just laughed. Yeah. Amazing But guy. it was All the way nice. from Uganda, Okello. Let me ask you this question: can you compare like audiences from Uganda audience and Rwanda audience? What is the difference? The beauty about Rwanda audience is they're really a listening audience. The Ugandan audience is good, but sometimes in some situations there's a bit chaos in the audience. They just drunk. They get drunk and okay. Because the good thing about this show, there's no alcohol. Are you going to leave tonight or going to stay in the town? No, I'm around. Still. I'm around. I'm living. Around? I'm still around. Yeah. Do you have a one-night stand? No. Are you looking for one? No. I'm a man who's dating. I have a girlfriend. So. Seriously, I'm Yeah. sorry. I'm sorry. No. So, Okello, the message of the Rwandans, man, you know, Rwandans, they love you. This is like this third time. Yeah. I think so. Yeah. So, one message you can give to Rwandans who always follow your comedy. Yeah. And I think you have a YouTube. Yeah. What is your YouTube called? Dr. Hilary Okello, and I appreciate everyone who supports, everyone who follows. The beauty about African content is when you support African content, you help us tell our stories. You know, everyone out there talks about Africa in a very dark light, but for us to tell our own stories, it's a beautiful thing. So I appreciate it. If I've seen it well, I've seen it on social media. Yeah. Are you planning a tour? I've done Kigali, I have Juba next, I have Zambia, I have South Africa. I am also doing Europe this year. So I think Juba, it will not be your first time, but I think Zambia, it will be your first time. No, it will be my second time. Your second time. Yeah. Which country are you going to perform for in your tour for the first time? South Africa. South Africa. And Sweden. And Sweden. Yeah. Oh my God, they're just going abroad. Yeah. We have to push the brand. Africa. We also have to tell our stories by ourselves. I've seen this interview Salvador made like a couple of days ago. Yeah. He's been talking about comedy as a whole, like East Africa. He's been saying that stand-up comedy is just fading away. People are just taking stand-up comedy for granted because we got TikToks and Instagrams. Are you sure? Are you agree with him? I don't think it's fading away. I think there's just a lot of saturation of comedy content. Yeah. So sometimes it might appear like it isn't there, but it's there. This is a reason. This is a sign that stand-up comedy is there. This is the sign, all right? So yeah. One message. Okay, one message for the friends of Gen Z Comedy Show. Do you have Gen Z Comedy Show fans in Uganda, Kampala? They are there, and I hope Messi is going to bring Gen Z to Kampala because there are a lot of Rwandese. Every time there's Bruce Melody and all these musicians, Rwandese fill up the place. Oh, okay. So Gen Z fans, thank you so much for supporting everyone. God bless. This question is for me. I'm up and coming comedian. Yeah. Gen Z Comedy Show. One message for me. I just want to perform at comedy store. Yeah. I just want to be there. Yeah. What can I do? I think As a young you comedian. just need to do relatable content, do jokes that everyone can understand, and then put yourself there and you'll perform. It's something like that. Thank you very much for your God time, bless you, man. my I brother. appreciate it, All cuz. the best. Thank you. Keep coming. turi kumwe na Tezo. Yes, Meze bite? cool, bro. Meze neza papa? Amahoro kabisa turashima Imana. Eh. Yeah. Meze fresh neza? Birenze. Yeah. Tugusanze hano rero kuri Gens Comedy. Yeah. Meze neza? Sha ndashima Imana, naje kuguseka, kwishima tu. Nawe uri kuri umwe mu bakomediye. Oh yeah. Ngiye ntabwo ndi umukomediye. Ahubwo nuko ibyo mvuga wenda bishobora kugushimisha, ariko ntabwo byagusetsa. Byagushimisha. Ariko ubona umuntu uri muri Kristo Yesu ewana. Cyane abafite ibyishimo. Amakuru y'iminsi. Cyane amahoro. Umwaka utangiye gute? Umwaka naho utangiye neza, naho urangirije muri Restoration. Twagize ibihe byiza no muri Zion Temple narageze. Nagiye ahantu henshi umwaka uri kurangira ariko narangirije muri Restoration. Naho urangije neza, nanawutangira neza. Naho urangije mu nzu y'Imana, nanawutangira mu nzu y'Imana. Turirimbira ni bande? Cyane kabisa. Ariko iriya ndirimbo ifite ubuhe busobanuro kuri wowe? Iriya ndirimbo ifite ubusobanuro, okay, mbishyize muri public, ifite ubusobanuro bwiza bitewe na message irimo, ariko kuri njyewe personally ifite ubusobanuro bukomeye cyane kuko ifite ahantu yamvanye, ifite aho yangejeje, yatumye mbuwondi ubu ngubu. Uri umwe mu bayanditse?
oya yanditswe n'umugabo bita Mubogora Desire uramuzi waririmbye nibutsaho bankoye niwe wayanditse niwe wayikorera arrangements ibintu byose kabisa. Sasa njyewe njya nterwa amatsiko cyangwa se nkaterwa ubwuzu na zira ritime ubukubita mu turato n'ubukubita muri randirimbo kandi dutuma abantu benshi byatumye irandirimbo inakundwa cyane. Kira gitekerezo cyaturutse ntago nigize mbitegura nta nubwo njya mbipanga no mu zindi performance zose sinjya mbipanga pe ni ibintu biza ndi kuri stage kuko mu buzima busanzwe sinzi kubyina njya mbibwira abantu bakanaseka sinzi kubyina niyo mbigerageje wana nizamuvu nyine zisanzwe ariko iyo ndi kuri stage sinzi ukuntu bigenda biraza n'ibintu njya mbyina ujye ubona yuko nyine atari imbyino nyine za zindi zigize ari utuntu nyine turi aho ngaho tw'utumove dusanzwe ariko tujyana n'indirimbo turi kuririmba ugasanga nyine bibaye byiza mu ndirimbo ariko ntago njya mbipanga sinjya mbikora ama practice nta kintu na kimwe njya mbikorera kirenze. Ndi umwe mu bakurikiye ubuhamya watambukije ku muyoboro n'ubundi wa YouTube nk'uyu nguyu uvuga ubuzima bwawe bwite bwihariye ariko uyu munsi tudashaka kongera kugarukamo ariko ababikurikiye barabibonye. So harimo bamwe bavuga bati none Trezor ntiyabagifitemo agasigisigi mu bigendanye n'ubuhamya watanze batamugire. Okay, niba kanarimo wenda kaba karimo bitewe n'igihe namaze ariko ngewe agasigisigi sinumva yuko karimo kuko nabanzi mu buzima busanzwe before yuko biriya biba vibe nagiraga nizo mfite n'ubundi murare yari biterwa n'ubundi nabiriya byabaye. Okay, imeze neza. Izo negative comments iyo uzibonye wowe nkawe uzanariza gute uzifata gute muri wowe? Bibiri iravuga ngo Yesu yaje muwe ntibamwemera. Umva abataremeye Yesu rero ngewe nk'umwana w'umuntu ni gute se nanjye urumva bibaye we ntago akwemeza abantu. Iyo zibonye ntago zancinege kuko ngewe I focus ku musaraba ntumbiriye imbere hanjye nta kintu na kimwe cyancinege kuko ndabizi yuko ntago abantu bose bakwishimira araba batakwishimiye haraba bagukunze rero ngewe I'm here to serve ariko ntitaye ku bindi byo byose ntitaye ku bancinege n'ubundi ntago rega washimisha umwana w'umuntu ahava akagera cyane rwose umwana w'umuntu ntago wamushimisha uyu munsi urakora ibintu bimwe bakabishima ejo wakora ibindi babandi bagutukaka ejo nibo bagusapotinga bikagucanga rero that means muri iyi si tubayemo ari amayobera ntago wamenya ngo bimeze gutya ntago wamenya ngo bimeze gutya ugomba just we gufokusinga kuri umuhamagaro wawe ukabikora neza ibindi ukikomereza. Uyu munsi urimo urabarizwa he? Uyu munsi ndi Kigali niho ndi Nairobi narahavuye ndi muri church yitwa God is able that's my ministry niyo ndi gukoreramo yobowe na Pastor Harriet ariko ndi Kigali naratuye Kenya nararangije ishuri n'ijye nari ndimo ubu ndi Kigali kabisa niho ngiye gukorera projet zanjye zose. Uri hafi no kuri urwo rutoki kugira akantu unagaho? Ntago mbizi igihe cy'Imana nta wakimenya turategura n'Imana iri gutegura ariko maybe vuba cyane biratungana nabyo ariko ugira ubitunganye cyane kuko umugabo wese gutekereza ibi ni bimwe mu bintu umuntu agomba gutekereza akanapanga so nanjye ndabitegura ariko sinzi igihe cy'Imana icyo ari cyo maybe bizaba vuba cyangwa bitinde ariko icyo nzi nuko bizaba. 2025 rero tuyinjiyemo urayitangiye uyu munsi turi mu kwezi kwa kabiri tugezemo hagati n'ize ngamba wumva ufite cyangwa se n'icyo uteganyiriza abantu bagukunda? Abakunzi banjye abakunzi ba Yesu muri rusange bitegura ibintu byiza biturutse kuri ngewe actually